imvura iratunyagira. Ni abarema n'abacururiza mu isoko rya Gaseke riri mu murenge wa Busengo mu karere ka Gakenke bagaragaza ko kuba iri soko ritubakiye usanga bibagusha mu gihombo cyane cyane muri ibi bihe by'imvura. Biteza igihombo abacuruzi natwe abaguzi natwe tugurisha, ibi tugiraho ingaruka. Ariko ryubakiye basanga natwe twishimye. Imvura iratunyagira nuko tukabura naho ducururiza ibicuruzwa byacu ugasanga bituratiye, biteza igihombo abacuruzi. Mu buhe buryo nyine reba imvura iguye abantu barirukanka bagashaka kujya kugama mu mago, abandi bakigendera bari barahaha ntibabe bagihaje, ugasanga ndahombye ibintu bindatiyeho nka gutyo nyine. Imvura iguye umucuruzi ariruka n'ibyo afite bikanyagirwa akabura naho yabyanurira. Baraje bakaja barapima, none imyaka isize ari myinshi tuyobeguye byahise. Nkingahe ishize bamaze gupima? Ni myinshi ntaho twabara. Imvura iyo iguye nk'ubu hari abacuruzi bacururiza hasi ku bisima, ariko ubwiye imvura iguye nyine nawe urabyumva, kwanura umuyaga ibintu bikangirika ugasanga bya bihombo biraje, niyo ngaruka dufite. Usibye aba bacururiza muri iri soko rya Gaseke riherereye muri uyu murenge wa Busengo mu karere ka Gakenke bagaragaza izi mpungenge z'uko isoko bacururizamo ritubakiye, n'abacururiza mu isoko rya Masha riri mu murenge wa Cyabingo muri aka karere ka Gakenke nabo bagaragaza ikibazo nk'iki, bose bagahuriza ku cyuko bakubakirwa isoko bityo bagacuruza bakarushaho gutera imbere. Leta kugira yatwubakira nyine tukagira iterambere n'ibyo dukoze bikagenda. Ariko bamajije kuryubakira yaje abonaho acururiza neza, n'abakiriye bakaza batari kuvuga ngo bagiye gufata ibintu byanyagiriwe hanze ku musozi yirutse nawe yigendeye. Iri soko icyo dukeneyeho nk'ubufasha nk'abaterankunga ni ukuba ritubakiye, ubwo tubonye nk'umuterankunga byaba byiza cyane rwose. Ku bijyanye n'izi mpungenge z'aba bacuruzi bacururiza muri aya masoko, umuyobozi w'akarere ka Gakenke Mukandayisenga Vestina warasaba aba bacuruzi kwibumbira hamwe bakiyubakira byibuze amasoko aciriritse mu gihe ingengo y'imari yo kububakira isoko itaraboneka. Birashoboka ko abaturage bo ubwabo bashobora kwishyira hamwe bakiyubakira isoko riciriritse. Urugero nko mu murenge wa Ruri, rwose koperative ubwayo barimo bariyegeranya batangiye gukusanya amafaranga kugira ngo yubakire isoko rigezweho rya kijyambere. Urumva yuko rero bishobora kuva mu baturage ubwabo, ariko uko ingengo y'imari izagenda iboneka tuzajya tugenda twubaka nibura ahababaje kurusha ahandi, cyangwa se harimo abaturage benshi ariko hakeneye gukorwa byihuse. Mu gihe abo bacuruzi icyifuzo cyabo kitarabonerwa igisubizo cy'uko bakubakirwa amasoko, kuri ubu iyo imvura iguye bamwe usanga bifashisha amashitingi kugira ngo batwikire ibyo bacuruza, ni mu gihe abatayafite iyo imvura iguye banura bakongera kugaruka mu isoko ari uko imvura ihise. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.